birababaje kuba twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi hari umuntu utarabona uwe ngo amushyingure mu cyubahiro akwiye. Iki kintu n'abacitse ku icumu iyo batanga ni igikomere bahorana bakigaruka bakavuga bati twebwe kuba ibi byaratubayeho twarabyakiriye twarishwe inkotanyi ziraturokora ariko ikitubabaza nuko hari abacu tutazi aho bari kandi ababishe bahari hari abantu bicaranye ayo makuru imyaka 31 uzi ko hari inzu wubakiyeho imibiri y'abantu uzi ko hari icyobo kiri aha n'aha uzi ko ari ku kicaro karyo ugasinzira ukagira gute abatutsi bishwe iminsi 100 arumva kubera iki se habayeho ko hagomba kumanikwa ibirango bigaragaza ko barimo bibukwa mu minsi 14 gusa rwose nyuma y'icyumweru nyuma y'iminsi 100 ibirango byo kwibuka bizamanurwa bikomeze gukoreshwa gusa igihe hateguwe igikorwa cyihariye cyo kwibuka meno bumwe nuko nukuvuga ngo nibaye aba bafashe imyanzuro ko babicaye bakareba bakavuga bati bigomba gukorwa nibi ariko abatutsi bishwe iminsi 100 yego kandi ababicaga bambaye ibyo birango byo kubica iminsi 100 urumva babiririmbye iminsi 100 bambara ibirango byo kubica iminsi 100 barabica urumva kubera iki se kubibuka bibaye ko ibyo birango bishobora bizamara icyumweru kimwe mino bumwe irahari turabasuhuje kandi dukomeze kubifuriza kubana natwe kuri Karame nanone nkuko bisanzwe tuba duhari ngo tubagezeho ibiganiro n'amakuru atandukanye ndi Honore ariko sindi ngenyine kuko ndi kumwe na SP ngenda basuhuje cyane SP mu gihe rero Rwanda n'isi yose twitegura kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yashyize hanze uko ibi bikorwa bizagenda. Iyi minubumwe rero yatangaje inyobora bikorwa n'ingengabihe mu gihe u Rwanda n'isi yose bizaba byibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 igahitana inzirakarengane zirenga miliyoni 1. Inyandiko yashyizwe hanze na minubumwe igaragaza ko mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi bizatangira tariki ya 7 Mata 2025 hakazakomezwa kugenderwa ku ngingo yo kwibuka twiyubaka. Byanga bikunda bagomba kubivuga kare kugira ngo abanyarwanda batangire bamenye igikorwa tugiye nubwo basanzwe babizi ariko urabizi Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Rwanda n'ubundi ruhanganye n'abapfobya ruhanganye n'abafata igikorwa cyo kwibuka nkaho wagira ngo ni byahariwe bamwe bitabareba ubungubu babandi bahanze batangiye kuvugira ku banyarwanda ngo binjiye muri bya bindi byabo byanga bikunda rero ibintu bimwe ibigomba gutanga umurongo ngenderwaho umunyarwanda wese agomba kwitwara gutya icya mbere kiriho nuko umunyarwanda wese igikorwa cyo kwibuka kimureba wese uvuka mu Rwanda aho waba uri hose igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kirakureba cyane. Intego yo kwibuka twibaka ni intego imaze igihe igenda igaruka kuko hari ikisobanuye kwibaka n'urugendo kandi ikindi cya kabiri kwibuka ntabwo bivugwa guheranwa n'agahinda ngo abantu bahore barira bahore bavuza induru bavuga bati turapfuye oya kwibuka ariko wiyubaka cyane uhangana n'ingaruka z'ibyakubayeho ariko unagerageza kwiyubaka kandi icyo dushima kugeza uyu munota abacitse ku cumu bageze kure biyubaka. Hari intambwe
nini yatewe n'ubwo iyi minsi babongeye gusubira muri bya bihe y'amaso yongeye kubona ibyo yabonye, amatwi yongeye kumva ibyo yumvishe. Ni cyagiye nyine biba bisaba ko umuntu nubwo akomeye ariko atabura ibimuhutaza cyangwa ibimuhungabanya. ikiriho nuko wowe uzi kuri iruhande rw'umuntu watonekaye, yego, uzi kuri iruhande rw'umuntu wakomeretse, icyo usabwa ni ukutamutoneka cyane, icyo usabwa ni ukutamubwira amagambo amushoka, icyo usabwa ni ukutamubwira ibituma abona ko ari hahandi koko, yego, ari wenyine, kumuba hafi, kumubwira amagambo amukomeza, kugira gute ko dufite abantu babana n'ibikomere, dufite abantu babana n'ibikomere noneho barangiza bakabana n'ababakomeretsa gusa cyane, bongera kubakomeretsa. Abo bantu rero rwose nyamuneka mwirinde gukomeretsa abantu babari iruhande kuko barakomeretse bihagije, yego, ahubwo mubarema agatima, mubahe gukomera. Kandi abanyarwanda bose bakwiye kumva ko bakwiye kubyumva kuko ni kenshi igihe cyo kwibuka iyo kigeze. Sinzi iyo kiba hituruka ugasanga barabwira abantu amagambo bakomeretsa, twizere ko tutazabona inka zatemwe, yatewe hejuru y'inzu, bya bikorwa byagiye bibi gitotsi bikomeza kugenda byibasira barokotse muri iki gihe. Umwaka ushize abacitse ku icumu baratonekaye bihagije cyane, ariko nibura uyu mwaka uzasige ikintu gikomeye, ntitwongere kubona baterwa amabuye wa mugani wawe, ntitwongere kubona tracts zandikiwe abantu, inka zatemwe, insina, cyangwa abantu kwidoga mu tubari, cyane ko n'utubari hari uburyo imyitwarire igomba kuranga ba nyir'utubari ndetse n'abanywa ibisembuye, kuko ari igihe umuntu ajya hariya yamara gushyiramo amacupa ngahe agatangira ati harya wowe wasigaye ute wagize gute. Nubwo yego burya ngo umuntu asinde ibyo asanganywe, ariko mwihangane ibyo mufite mu bimire burundu wa mugani cyane. Nabonye uvuze ko tubari ranyitsa nayisomye mbona hari icyo mintu bumwe n'ubwo uruza kubisubiramo yavuze no ku bantu bakorera cyane amahoteli n'utubari ko n'ubundi bazakomeza gukora, yego, even n'uriya munsi, ariko kuba abanyatubari bazakora n'amahoteli hagara umwanya w'umunezero, hagara umwanya wo kwinezeza, ngo ushyiremo indirimbo zo guceza, mugire gute, uko muri cya gihe abatutsi bicwaga, yego, hari abacurangaga indirimbo zo guceza cyane, babiceza, abandi barimo barababazwa, abandi barimo barabiceza, baraserebura bigamba umubare wabo bagaritse, barajya kunywa inzoga bagotomera, bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Tujye twumva mu buhamya ku mabariyeri ukuntu babaga bafite amaradiyo bacuranga, bagotomera amayoga, bica abantu bagira bate. Ibyo bintu rero urumva nubwo izo serivisi zizatangwa, ariko abantu bagerageze kubishyiramo uburyo bwo kudakomeretsa abantu. Ibi ni ibihe byo kwitwararika by'imyitwarire idasanzwe bitewe n'ibihe tuba twinjiyemo bidasanzwe, cyane ko nuko kwibuka twiyubaka. Ubona ko uburyo twatangiye kugenda twiyubaka muri iyi myaka 31 ishize, byaba ibihangano byagiye bikoreshwa, byaba uzi ko twaberekanaga filime zigaragaza zishimangira amateka yabaye, ariko uko byagiye ibihe bigenda bihinduka wagiye ubona ko bagenda boroshya bagaragaza icyo cyizere. Uburyo bwo kwibuka nyirizina bwarahindutse, yego, muri bya bindi twavuga bivuga ngo kwibuka wiyubaka, yego, kuko kera habagaho kwibuka hakazaho za ndirimbo ubuhamya zirimo ibintu bishobora gutuma umuntu yikanga, ubuhamya bukakaye, n'ubwo ubuhamya yego butabuzwa gutanga, ariko ubona ko nibura abantu batanga ubuhamya uyu munsi bahera ku byo bakorewe, ibihe babayemo, ariko ibihe barimo n'icyizere cy'ejo hazaza, nibura bitanze icyizere cyo kubaho, yego. Ntabwo bikiri bya bindi rero byo ngo duhahamuke turire tugire gute, n'ubwo bitabura, ntabwo byabura, cyane iyo abantu bagiye kwibuka ababo, yego, bajye ku nzibutso aharuhukiye imibiri y'abishwe muri jenoside, byanga bikunda nagiye kwibuka umubyeyi wanjye cyane, harimo abo bikomerera, amarangamutima
kwibuka bya bihe kongera kumva ko uwo muntu ari aho ngaho mwakabaye no gusubira muri bya bindi kuko hari no gusubira muri bwa buzima ababyeyi bawe babishe muri kumwe cyangwa se wabwiwe uko babishe ukongera ugafiringa kwa kundi uwo muntu rero kubana nawe nyamuneka muri ibi bihe nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye birasaba ubwenge birasaba imbaraga birasaba kutamubwira amagambo amushoka ko byaje kugaragara ko hari abantu bafite amagambo ashokana cyane ashobora gukomeretsa abantu rero muntu wowe wumva bitoroheye buriya njya mvuga ngo iyo udafite icyo utanga uraceceka icecekere niba utabashije guhumuriza umuntu icecekere aho kugira ngo umuhe amagambo y'uburozi ari bumukomeretse cyane iyi nyoborabikorwa rero iragira iti tuzazirikana amateka yatumye jenoside yakorewe abatutsi baho urugendo rwo kubaka igihugu ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda uruhare rwa buri wese mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragaramo byose n'ibi twatumaze gusa n'abitsaho inyandiko ikomeza igira iti hazagaragazwa umwihariko w'umuryango mpuzamahanga mu kutigira ku mateka bigatuma ibyemezo wiyemeje byo kwigira kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda birimo guca burundu umutwe wa FDL n'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere bitubahirizwa aha ni ukongera kwibutsa kugaragaza amateka y'u Rwanda nubwo n'ubundi bikorwa uruhare rw'amahanga mu kurebera cyane ko noneho turi mu bihe bitoroshye cyane noneho aho byabaye nko kujomba agati mu nkovu yego urumva ubu noneho abanyarwanda ibintu bumwe n'ubusanzwe ubibona Jean Damascene cyangwa n'abandi n'amaraporo agenda agaragaza uruhare rw'amahanga hari ikintu bumwe yakoze cyiza ikintu cyo kujya gupanga gahunda ahantu hose hari gahunda yo kwibuka hakoherezwayo umuntu runaka uri bwigishe amateka kandi akabihuza n'amateka y'aho hantu cyane kiriya kintu ni cyiza cyane gusanga hari abadepite abasenateri bari mu nzego zitandukanye buri hantu hari bubere igikorwa cyo kwibuka hakaba hari umuntu uri bwibutse amateka y'icyo gikorwa barimo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi uko yateguwe uko yashyizwe mu bikorwa noneho bakaza kubihuza n'aho ngaho bari bakomeje ku mutwe wa FDL nk'umutwe wakoze jenoside yakorewe abatutsi ukagira ibihugu ujyamo ugahabwa intebe hari abagiye bakora jenoside bakidegembya mu mahanga batararyozwa ibyo bakoze abarokotse batarabona ubutabera bakwiye ibi byose no kwereka umuryango w'abibumbye ko hari icyakozwe ariko hari n'uburangare bikomeje gukora gukingira ikibaba abo bantu bakoze jenoside bakidegembya bakaba bakinarebera no mu bihugu duturanye abantu bakicwa barebera n'abandi bakiri mu Rwanda rega batazwi bagenda bavumburwa gahoro gahoro umuntu akaba yagize uruhare mu icwa ry'abantu banaba munsi ishize twabonye n'abari mu nzego z'ubuyobozi yego na Nyamasheke yari umugabo w'Ikarongi wagiye kwiturira Nyamasheke gupagasa bisanzwe avumbuwe ejo bundi birababaje kuba twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi hari umuntu utarabona uwe ngo amushyingure mu cyubahiro akwiye iki kintu n'abacitse ku icumu iyo batanga ni igikomere bahorana bakigaruka bakavuga bati twebwe kuba ibi byaratubayeho twarabyakiriye twarishwe inkotanyi ziraturokora ariko ikitubabaza nuko hari abacu tutazi aho bari kandi amakuru bahari hari abantu bicaranye ayo makuru imyaka 31 uzi ko hari inzu wubakiyeho imibiri y'abantu uzi ko hari icyobo kiri aha n'aha uzi ko ari ku kicaro karyo ugasinzira ukagira gute nabwo uriya muntu gukira buriya ibi bintu abantu nibabivuga abantu ntibakagira ngo ni ikindi uriya muntu gukira yagakize biriya bikomera afite rwose byagakize nawe akaryama agasinzira ariko arasinzira ate kandi azi ko hari umuntu watashyinguye gushyingura uwawe mu cyubahiro akwiye biraruhura umutima biraruhura nibura uraryama ugasinzira kubera ko iyo utamubonye ngo umushyingure uhora wikanga ati se ko hari imibiri yabonetse ahati haba harimo wanjye hari umugabo w'inshuti yanjye ngewe tujya tuganira akambwira ati kandi ni umugabo mukuru nyuma yo gupfusha umugore n'abana yego
yarongeye ariyubaka aranarongora agira n'abana bamaze gukura ariko ahora avuga ati jyewe mpora nzi ko umugore wanjye n'abana hari ahantu bari bazaza ntubaze icyo kintu kubera iki yatandukanye nabo muri jenoside arababwira ati mwebwe nimugende mwihisha ahangaha basi muzarokoke ngewe nanjye ndagiye sinshaka ko babanyicira mu maso n'ubundi ni twebwe abagabo barimo guhiga nimureke ntandukane namwe baratandukana rwose ariko bihisha mu murenge umwe nengeye kuhavuga nubwo nta kosa naba nkoze ariko amakuru yumva nuko babishe ariko yabuze aho babashyize nibyo twavugaga urumva icyo kintu yabuze aho babashyize aho aravuga ati giye mpora mvuga nti se bazaza ati mpora nshigagurika urumva mu myaka 31 umuntu abayeho muri ubwo buzima umugore akakwicara n'abana 6 ntunabashyingure yanga bikunda ho rutonekara urumva rero uwo muntu nyamuneka abantu muzi ko muri kumwe n'abantu bakomeretse muri ubwo buryo ikintu cyo gutanga amakuru y'ahakiri imibiri kiba umukoro wa buri wese kizakomeza kigorane kuko abantu baracyanangiye ubonye imibiri yabonetse ihuye uko ingana nakubwiye ngo birababaje kuba kugeza uyu si imyaka 30 ishize buri mwaka dushyingura imibiri ingana kuriya kandi ubwo turashyingura tukavuga tuti wasanga ubu noneho ariko ujye kumva ngo hari abantu babonetse hano kandi bakurikirana bagasanga ni abantu b'imiryango iyi niyi bare ukibaza abo bantu kuki batatanze amakuru kare ngo abantu bashyingurwa hari n'abantu ngo bafite ibikorwa babakorera hejuru rwose babahinzeho insina babubatseho amazu sisi bajya kubona za Kabuga ahantu bagenda bavumbura ibikorwa biri hejuru y'abantu bacitse ku icumu nako abantu bishwe muri jenoside urumva rero nibyo kugaya biranababaje cyane ariko twizere ko kuri iyi nshuro hari amakuru meza tuzakira y'abagaragaje ab'imibiri hakwiye kongera gushyirwamo imbaraga mu buryo bw'abantu baranga aho bashyize abandi niba hazongerwa kongera gukora ikintu gishyashya cyitwa ngo ni ubukangurambaga se ni ryari abantu batigishwa ni ryari kuki wakumva ko wahora wibutswe iki kintu n'imyaka ishize ariko nore buriya rega ntabwo bizi imyaka 30 n'imyaka mike imyaka 30 n'imyaka mike cyane gusa ikibazo kirimo nuko ubu ngubu abenshi bakoze jenoside barimo barasaza yego noneho rero gusaza ugasaza ntacyo ukoze ku byo wakoze uzi icyo bita ngo gusaza nabi cyane ubundi hari umuhanzi ngo waririmbye ngo ujye umenya gusaza utanduranyije cyane gusa niba hari ikintu kibaho cyitwa gusaza nabi ni ugusaza utikiranawe n'umutima wawe cyane iyo hari ibyo wakoze ukavuga uti narabikoze reka nikiranire n'umutima wanjye yego nsaba imbabazi cyangwa se niba ndi no mu gihano ariko reka ndange bakanaka nabo baruhuke mu mutwe bashyingura ababo yego cyane ko n'ibihano birarangira ukagaruka muri wa muryango ubuzima busanzwe igaragaza ko rero tariki ya 7 Mata 2025 ku rwego rw'igihugu icyumweru cy'icyunamo kizatangirirwa ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ari naho umuhango wo kwibuka uzabera ku rwego rw'igihugu hateganyijwe urugendo rwo kwibuka walk to remember ruzahagurukira ku nteko ishinga amategeko rugasorezwa muri BK Arena ahazabera umugoroba w'ikiriyo ibi bikorwa bikazanyuzwa kuri radio na televiziyo by'igihugu Minubumwe ivuga ko mu turere icyunamo cy'umweru cy'icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rw'akarere cyangwa ku rundi rwibutso ruzagenwa n'akarere koko nyine kubera ko urumva ntago igihugu cyose cyaza kwibukira hano i Kigali byanga bikunda uturere tugena n'umudugudu no ku rwego rw'umudugudu uburyo kwibuka bizajya bikorwa nta ya gahunda y'ibiganiro bya buri birahari nibyo ku rwego rw'umudugudu hazaba igikorwa cyo kwibuka kizarangwa no gutanga ikiganiro cyateguwe na Minubumwe ndetse no gukurikirana ubutumwa bw'umunsi Minubumwe yagize ati kuri uyu munsi ibikorwa byose n'indi mirimo byemerewe gukomeza nyuma y'igikorwa cyo kwibuka
cyakora ibikorwa nk'iby'ubutabazi, farumasi ziri ku izamu, ibitaro n'amavuriro bizakomeza guha serivisi ababigana, kimwe no kujya gufata indege no kuzana abagenzi zijyanye. Hoteli zizakomeza guha serivisi abazicumbitsemo. Ibyo ni byo twavugaga, ahubwo ngewe ubwo ahantu buriya mba ngiye kwibaza hakomeye ibiganiro bitangirwa mu midugudu. Yego. Wenda bari mu turere tw'inyuma y'umujyi wa Kigali ho biroroshye, ariko si nk'i Kigali undebeye ambutiyaje isigaye iri muri uyu muhanda wa Kigali kandi ahantu hose. Yego. Byanga bikunda ibiganiro ubwo ni 11:00 abantu bavuye ku kazi, sibyo? Asaha nabonye muri igenabikorwa, ariko byanga bikunda ni 11:00 none se babishyira mu gitondo abantu bagakora ryari? Gukorega kwibuka buriya ntabwo bihagarika gukora cyane. No muri za mpinduka, kuko urabizi ko mbere byatwaraga umwanya munini abantu bari muri iyi gahunda, ariko igihe cyo gukora ntikihabwa umwanya munini. Kuko rega umuntu utarapfuye akeneye kurya mwantu, akeneye kubaho, n'uwo wasigaye akeneye kubaho. Yego. Noneho ubwo rero ndibaza mu mujyi wa Kigali biriya biganiro tuzajya tubikora dute? Niba umuntu asohoka ava mu kazi 11:00 akamara amasaha 3 mu muhanda, burya ubwo bizagenda gute? Ubwo hari ibyateganyijwe, hari uburyo abantu ariko buriya bagerageza kujyanamo nabyo, kuko ibi biganiro umuntu wese akeneye kubijyamo. Yego. Kuko niba hari ahantu twigira amateka, yego, tugasobanukirwa tukanamenyana, kuko buriya hari buriya abaturage cyane cyane iyo bafite aho bahurira nk'aho ku kintu runaka. Yego. hariho amakuru runaka abantu bashobora kubona kandi batari bazi ko hari. Urumva? Yego. Urumva rero umujyi wa Kigali ubwo giye bimbereye question mark. Ubuyobozi burabyumva kandi n'abaturage barabyumva, n'abanyakigali barabyumva muri rusange. Kubyumva ni kimwe, ariko ikibazo n'ishyirwa mu bikorwa ni ikindi, ariko barumva uburemere bw'iyi gahunda. Kubera ko nta kubeshye Honore, ngiye ngenda na moto. Yego. Ngenda n'imodoka gake cyane, ariko ngiye ndeba ambutiyaje iri muri uyu mujyi wa Kigali. Yego. Kavuga nti Mana yanjye, harya ubwo umuntu wese ufite gahunda yakora nyuma y'akazi shakira kayikoza saa 9 za nijoro, kuko gusohoka muri office niba ari 11:00 saa 12 ukabura mutera na saa 9, ubwo byanga bikunda ni saa 2. Kahambwira ukuntu turaza kumenya ko ibiganiro bizagenda. Gahoza n'indi nkuru, icyo nzi nuko kwibuka umunyarwanda wese biramureba, twese biratureba aho turi, kandi iki gikorwa nta nubwo gikorwa mu Rwanda gusa, aba diaspora buriya baribuka. Yego. Kuko nka ku cyumweru, muri icyo cyumweru tariki ya 7 kugeza kuri 12 hateganyijwe ibikorwa byo kwibuka ahantu batandukanye mu gihugu, cyane cyane ku matariki yemeranyijwe n'inzego zibishinzwe. Tariki ya 10 Mata hateganyijwe ikiganiro kizahabwa abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda. Hateganyijwe n'ibihuza urubyiruko n'ibindi byiciro. Ku rwego rw'umudugudu uretse ikiganiro kizatangwa ku itariki ya 7 Mata 2025, nta bindi biganiro biteganyijwe. Okay, urumva cya kibazo nibazaga rero. Yego. Urumva no gutangira icyunamo nibwo mu mudugudu tuzahabwa ikiganiro. Yego. Ubwo abanyakigali ho twe tuzaba turi muri stade. Abirumvikana ko babipanze neza. Kuko tariki ya 11 Mata 2025 mu mujyi wa Kigali hateganyijwe urugendo rwo kwibuka mu karere ka Kicukiro, rukazatangira kuri IPRC Kicukiro, n'umugoroba wo kwibuka uzabera ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro. Urugendo rwo kwibuka rugenda ruba muri buri turere bitewe n'uko babipanze. Ibyo byo kurwo by'ubucuruzi, siporo z'abantu ku giti cyabo, imyitozo y'amakipe, indi mirimo itunze abantu n'ibyara inyungu bizakomeza gukorwa mu cyumweru cy'icyunamo. Kubera ko rega nakubwiye nubwo tuba twibuka, ariko igisobanuro cyo kwiyubaka nuko n'ibifasha abantu nyine mu kwiyubaka bigomba gukomeza gukora, kugira ngo nyine twibuke ariko tutanicwa n'inzara mw'abantu. Komeza ivuga ko misa n'amateraniro
bidashyirwa mu gikorwa cyo kwibuka, ariko mu gihe icyo gikorwa cyateguwe n'umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa ibigo bishamikiye kuri iyi miryango byemewe n'amategeko hagamijwe kwibuka abayoboke cyangwa abanyamuryango babyo bishwe muri jenoside, bikorwa hakurikijwe imyemerere yabyo. Misa nsubiriramo ibyo bintu. Ikomeza ivuga ko misa n'amateraniro bidashyirwa mu gikorwa cyo kwibuka. Kugira ngo abantu niba bari mu kiliziya bavuge ngo turibuka, ariko mu kwibuka abantu bashobora gupangamo igikorwa cya misa, bishingiye ku bayoboke cyangwa abanyamuryango babyo bishwe muri jenoside. Ibyo nko kuvuga ati wenda aba n'aba turibuka abacu bishwe muri jenoside, hari uburyo amatorero n'amadini bigenda bigena amatariki bisubikiraho ababo, kubera ko ngubwo nko kwibuka mu turere bagenda bapanga amadini. Yego, kandi rero si mu turere gusa, n'ibindi byiciro nk'uko twabonye ku rubyiruko rwibukira, hari abagore n'abana. Amadini agomba kwibuka cyane ko yagize uruhare rukomeye muri jenoside. Yego, buriya iyo urebye uruhare rw'amadini muri jenoside usanga narwo rwenda kunganya n'Ububiligi. Hanyuma rero mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, inzego zose zisabwa kugabanya ikoreshwa rya banderole, amabanners mu gusakaza ubutumwa, ahubwo bagakoreshwa ibyapa binini bya billboards, subiramo, n'insakazamashusho red screen, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Kuko usanga nyine mu gihe cyo kwibuka bafata ntuza bakubaka mu mashyamba n'amabanderole bagashyira manika ahantu ku biti n'iki. Ibigo by'abikorera usanga amabanderole icyo gihe ari menshi, ariko ntekereza ko iki kintu ari cyo kwitsaho, kuko nibwo buryo abantu bari bamenyeye. Nka Karame Nanone, kuvuga ati Karame Nanone kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, ugashyiraho banderole. Beka, ibindi bigo by'imari n'ibindi bigo bitandukanye ugasanga bagiye bashaka amabanderole yo kwifatanya n'abandi mu kwibuka. Ugasanga hari amabanderole agiye atandukanye ari hirya no hino. Ati rero mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, izi banderole zigomba kugabanywa. Sibyo? Hanyuma none si ubwo banderole zibangamira ibidukikije gute? Ibyo zikozwemo niko ntekereza. Hanyuma mu gusakaza ubutumwa hagakoreshwa ibyapa binini bita billboards. Ubusa twese dufite ubushobozi n'insakazamashusho red screens, twese bwo kwamamaza kuri iriya screen yo muri feruje. Ntabwo twese ariko dufite ubushobozi, ariko n'ibidukikije nabyo biratureba. Ubwo ndimo ndibaza ukuntu ibidukikije ahantu bihurira na banderole. Kuba bakikijeho nuko buriya nta makuru. Icyo kora icyo nemera nuko hari igihe usanga umuntu yafashe banderole akayimanika ahantu, hari nawe usanga yego urumva bakoze intuzi imeze gutya, hanyuma bagashyiraho banderole zikozwe mu myenda bandikishije. Ariko se nk'ibigo, tuvuge urugero nk'ibigo, hari ibigo bikora amabanderole bigashyira ku ntuza yabo. Yego, kuri quartire ya ikigo cyabo, cyangwa se bigakora banderole bamanika komeka. Yego, sinzi ikintu cy'amabana, sinzi ikibazo biteje nuko batagiye muri detail ngo basobanure, ariko kuba bakikije nuko babona ko hari ibikwiye. Ahubwo icyo mbona cyo nuko bagomba kuduha banderole imwe dukoresha twese. Twese wenda niba ngiye gushyiraho kampani yanjye ya Karame Nanone, yego, nkayishyira ariko umuntu afite umurongo ngenderwaho byanditseho, wenda ukongeraho izina ryawe, cyangwa se twese akaba ariyo dukoresha iri uniform, ku buryo bitagira ibyo byangiza. Naho kuba banderole zifite aho zihurira n'ibidukikije byo ntabwo mpise mbyumva, ariko ubwo minimum umwe yaricaye. Ariko icyo nuko ibidukikije ahubwo bavuga ngo mu ngendo za work to remember abantu bagomba kwitwararika kwangiza ibidukikije, ko uriya rugendo hari igihe rubaho ko abantu bagenda baca mu majardin, baca mu byatsi, bagera gute, sitazi ibiti, kandi urabona ko tumaze iminsi turi iterwa ry'ibiti. Yego,
icyo ngicyo nacyo abantu bakibuke ko kwibuka muri work to remember abantu bagomba kwigengesera ntihangizwe ibidukikije. Yego, nyuma y'icyunamo rero, nyuma y'icyumweru cy'icyunamo ibirango byo kwibuka bizamanurwa bikomeze gukoreshwa gusa igihe hateguye igikorwa cyihariye cyo kwibuka. Kuko hari igihe wasangaga icyumweru cyo kwibuka kirangiye ariko ugasanga nyine amabana aho ari aracyaba. Yego. Akora ko nagashya kubera ko ubundi twari tumenyereye ko ibirango byo kwibuka bimanikwa kugera iriya minsi 100. Yego. Irangiye. Ariko hano ni nyuma y'icyumweru cy'icyunamo babaye presi ko ari icyumweru gutyo. Abaturarwanda rero muri rusange barasabwa kwitabira ibikorwa byo kwibuka no gukurikirana ibiganiro bizatangwa ku maradiyo, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga. Twibuke twiyubaka. Iki kintu ntakubeshye cyo kuvuga ngo ibirango bizamanurwe ngo nyuma y'icyumweru. Yego. Yaba ntago nkemeye. Ntago ukemeye. Anyway, ntago ncyumvishe neza. Kuko rega buriya abatutsi bishwe iminsi 100. Arumva. Kubera iki se habayeho ko hagomba kumanikwa ibirango bigaragaza ko barimo bibukwa mu minsi 14 gusa? Rwose nyuma y'icyumweru nyuma y'iminsi 100 ibirango byo kwibuka bizamanurwa bikomeze gukoreshwa gusa igihe hateguye igikorwa cyihariye cyo kwibuka. Meno bumwe nuko ngo nukuvuga ngo niba tuvugira akarere kavuga ko kibuka urugero niba tujye kwibuka abagore cyangwa abana ubona ko ari ibyiciro bisa naho biza mu byisa naho byihariye. Icyo gihe nibwo hazajya hamanikwa ibyo birango. Tuzashaka amakuru tuzamenye, tuzabaza kuri izi ngingo twagiye tugeraho ikibazo n'impinduka zagiye ziba muri ibi bihe. Tuzabishakaho amakuru tubaze dusobanurirwe kuko kumenya amakuru n'uburenganzira bwacu. Aba bafashe imyanzuro ko baba bicaye bakareba bakavuga bati bigomba gukorwa n'ibi. Ariko abatutsi bishwe iminsi 100. Yego. Kandi ababicaga bambaye ibyo birango byo kubica iminsi 100. Urumva? Babiririmbye iminsi 100 bambara ibirango byo kubica iminsi 100 barabica. Urumva? Kubera iki se kubibuka bibaye ko ibyo birango bishobora bizamara icyumweru kimwe. Mino bumwe irahari ku bwacu izadufasha gusobanukirwa byimbitse kuri izi mpinduka zagiye zisa naho zibaho. Hanyuma rero nabonye hari bene wacu b'abanyarwandakazi bafungiye i Burundi. Aba bagiye gutaha ubukwe nk'ibisanzwe, bateresha nk'ibisanzwe nk'ugiye mu kindi gihugu. Ariko buriya nigeze kukubwira Honore, ndakubwira ngo niba hari ikintu kibi kibaho no kugira umuturanyi mubi. Niba hari ikintu kigoye muri iyi si, ubu ngubu iyo mvuga bino bintu umuntu ufite umuturanyi muzengereje aranyumva. Niba hari ikintu kigoye muri iyi si no guturana n'umuntu mubi. Umuturanyi mubi aragatsindwa n'Imana. Umuturanyi mubi urasohoka ukamusohokeraho. Yego. Urumva? Wakaranga ati bikaba ikibazo. Kirakaranze. Wakiyambarira ati dore kirambaye. Yego. Wakivugira ngo kiravuga gute? Umuturanyi mubi aragatsindwa. Noneho nibyo byari nakubwiye Umunyarwanda yaravuze ngo ni inshuti y'agahato. Uziko niba utamushaka biba ngombwa ko ugerageza mukabana kuko nta kundi wabigira cyane. Burundi nawe rero buriya ni inshuti y'agahato. Ariko tugomba kubana. Ariko akaba n'umuturanyi dufite urimo kuduturanira nabi. Ariko nta kundi tugomba kubana. Arimo aratubanira nabi kuko nk'abo badamu 4 ngo ni intasi za Kagame. Ariko ubu Kagame yavuze ko batasa ariko buri inkotanyi barabibura. Ubundi bwamenye uburyo inkotanyi zatase ngo zifate igihugu. Ku buryo ufata abantu bakakwereka ibyangombwa. Bakinjira mu gihugu bagateresha bisanzwe nk'uwinjiye mu gihugu. Wagera imbere ukabahagarika ibyangombwa byanyu ngibi. Zaza amakuru binjira muri CND. Bavuga bati ntacyo inkwi n'amazi tujya kubikura ku murindi. Kuko byagenze ku buryo bari bufata abantu bitahiye ubukwe mu buryo buzwi
byari made in Murindi, byakorewe Murindi nibyo tugomba gukoresha. oya ntago biriya byanakoreshwa byanga bikunda inkotanyi iyo n'abahanga cyane iyo iriya strategy buri irashaje kuri bo. Urumva nk'umubyeyi umwe watanze impuruza akora akazi ko gutwara ibikamyo muri ibi bihugu duhana imbibi, ubwo rero niwe wagaragaje ikibazo avuga ati turi gutakambira Perezida Neva ariko ntago turi kumvwa kandi tubayeho nabi, batwatse ruswa zigera muri miliyoni 10 twarazitanze ariko nta kiri ariko ibaze gutanga ruswa kwaka ruswa ngo ufungurwe urengana ukavuga uti reka mbaha amafaranga ariko mufungurwe. Ari umugabo wo mu Rundi mbona ukoresha social media bigeze kuvuga ati muravuga iki ruswa yanyu muricara mukarya ruswa ati Kagame umuntu arya ruswa karara ayirutse ariko ibaze gutakwa ku muntu ruswa kugira ngo murekure kugira ngo umufungura atahe mu gihugu cye bivuga ngo urabizi ko umufungiye ubusa cyane ariko kugira ngo ukomeze umukame ngo barakomeza bakabaka abandi nyuma y'izo 10 miliyoni. Ubwo rero baravuga ati dutabaragwe cyakora ikiza umuvugizi wa guverinoma wa leta y'u Rwanda ngo bamubwije iki cyifuzo, hari uhagarariye ambasade y'u Rwanda mu Burundi nawe bamubwije iki cyifuzo, ubwo dutegereje kumva ko bene wacu barekurwa. Ikiriho nuko nibura kubwo amahirwe ntibishwe, ntago bishwe ariko n'amahirwe ntibishwe kuko hariya banakurangiza ubu ngo ariko sinjya nkubwira se banapfada none se amaherezo y'abanyamurenge bafunzwe ntitujye tugenda twumva inkuru z'uko bajya kureba bagasanga kanaka yapfuye batazi ngo ni ibiki cyane. Rero umuturanyi mubi aragatsindwa ariko nubwo twavugaga ko abarundi bagira bakarekura abanyarwanda bafungiyeyo, abo ngabo twavugaga bagiye gutaha ubukwe, Retired General Kabarebe yabwiye abashotora u Rwanda anarema n'agatima abarukunda. Ni zimwe mu mbwirwaruhame yagiye avuga mu bihe bitandukanye. Ni inkuru dukesha Igihe yateruye ivuga ko ijambo rifite byinshi ryahindura mu mateka, rishobora gukurura impinduramatwara idasanzwe, gukundisha abantu baryumva ibyo urivuga yanyuzemo no kwigisha abato inzira runaka. Uyu mugabo rero General Kabarebe ahora yigisha agahora asobanura u Rwanda, ariko buriya ngiye mbona abantu ntibakwiye kurambirwa no kuba u Rwanda ruhora rubabwira cyane. Uzi ko hari abantu batazi kurambirwa. Ngewe uzi ukuntu buriya nanga umuntu uhora umubusobanuro umuntu yakakubwiye kumva. Niba udashaka kumva rero subwo umuntu agukorera iki? Yaba General Kabarebe yavuze u Rwanda urwo ari rwo, avuga u Rwanda muri jenoside, avuga u Rwanda bateguye jenoside, avuga u Rwanda mbere ya jenoside n'ibyo u Rwanda rwabaga araruvuga. Hanyuma bakanasobanura naho u Rwanda rugeze uyu munota. Ari His Excellency Paul Kagame yararuvuze, kandi koko baba babizi ko abo barimo kubwira ari nk'abariye cyane. Ari aba bagabo ari ambasaderi w'u Rwanda, abambasaderi b'u Rwanda muri bino bihugu byose baravuga, ari bavugira u Rwanda mu buryo bwose baravuga, ariko si ubu ngubu u Rwanda ruzakomeza kwisobanura kugeza ryari? Hari igihe ureba n'ukuri ukavuga utari ko se ibi bintu bizakomeza kugeza ryari? Natali RDF rero ifite ubushobozi bwo kurinda u Rwanda imyaka 100 iri imbere. Ni ubutumwa bwa Retired General James Kabarebe yejeje abaturarwanda ko igisirikare cy'igihugu gifite ubushobozi bwo gukomeza kurinda igihugu no kugira mu myaka 100 iri imbere. Yagize ati Perezida wa Repubulika yubatse RDF idahinduka mu migirire, idatezuka mu nshingano zayo, buryo uyu munsi imbaraga ifite ziha icyizere uwo ari we wese wageze igihe cyo gusezera mu ngabo kuba yasezera ntacyo yikanga. Komisha agira ati ni igisirikare cyacu aracyubaka mu buryo burambye, abakibona abatakizi
ukuntu acyubaka kiratanga icyizere ko igihugu cyacu kizarindwa mu myaka itari hasi y'ijana iri imbere. oya nta abanyarwanda bakwiye kumenya ko igihugu cyacu cyaremwe mu buryo kitazongera kugira ibibazo nk'ibyo cyagize. Abayobozi bacu bahora babitubwira, abasirikare batandukanye barabitubwira, inzego z'igisirikare zitandukanye, ari nabyo bakora barema agatima cyane cyane nk'uku nguku tuba tugiye muri ibi bihe. Yego. Kabwira abantu bati muhumure, timamure. Kandi iyo FDR Rwanda rwunamuye icumu cyane. Kandi FDR yingiye ntiyamara umunota mu Rwanda. Nta munota yamara mu Rwanda. Ibyo bigenda bigaragara mu buryo bwose cyane butandukanye. Kandi icyiza cyishimirwa ni indangagaciro za Major General Paul Kagame ku rugamba kugezana n'ubu aho ayoboreye igihugu, byose bikomeza kugenda bitanga icyizere ku gihugu. Yego. Ni byinshi n'imbwirwaruhame yagiye agenda agarukaho mu bihe bitandukanye zishobora gutoza urubyiruko. Erega buriya ni gahunda ibintu bumwe imazemo ya rubyiruko menya amateka yawe, bagenda bigishwamo imbaraga z'igihugu, imbaraga u Rwanda rwamaze kubaka, yego, zidateze kuzagira ikizitsikamira ngo byongere kuba ibindi bindi. Ngaye nguko rero u Rwanda ni igihugu gifite ubudahangarwa cyane, kandi rega bavuga ko yirirwa ahandi gatahe Rwanda. Rero ahantu hataha Imana naho kwitonderwa cyane. Reka dushimire abari badukurikiye. Urakoze cyane nawe SP.